Wabigenza ute iyo ucika intege ndetse n'icyizere kigabanuka, gucika intege no kugabanuka kw'icyizere. Ndasunikirwa kugusubizamo imbaraga uyu munsi nkwibutsa ko uri uw'agaciro kandi ibihe bihinduka nk'uko natwe duhinduka. Uko uri uyu munsi muri izo mbaraga urimo birahinduka, ubifiteho ubutware. Ikaze ku rubuga uri uw'agaciro, mwe bashya ni mwisange muri twe ku rubuga rw'abiyemeje kwirenga mu buzima. Nge ndi Yvette Ingabe, umwali ku batanzi, ukubona nk'uw'agaciro kuko uhishwemo iby'agaciro. Aha turatuje, turahumeka, turiga ndetse tukiha uburenganzira bwo kuba abo turi bo. Duharaniye guhindura imitekerereze yacu kuko ari byo bizahindura ingiro zacu, maze tugatera imbere, tukaba babandi beza barabagira imbere n'inyuma, bageze ku byiza bibafitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro. Uru rubuga kandi rutanga ibiganiro, inyigisho zifasha cyane cyane abari mu rushako rwangiza. Ibihe byo gucika intege no kugabanuka kw'icyizere. Ibi bihe biba kuri benshi muri twe. Uku gucika intege kugenda kujyana no guta icyizere, bamwe bibajyana mu gahinda k'igihe kirekire cyangwa bakaba bakajyamo kugezaho bajya ku miti. Uyu mubare ugenda wiyongera. Kugera kuri uru rwego rwo gufata imiti byatubaho twese iyo utigeze ugira amahirwe yo kugira ubumenyi bw'ibyo washyira mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyangwa uko wabigenza mu gihe uri kumva wacitse intege ndetse ufite ibitekerezo biri gutuma uta icyizere cy'ubuzima. Niyo mpamvu natekereje gukora ikiganiro kirimo ubumenyi cyagufasha cyangwa cyafasha uwatangiye gucika intege, ndetse no kuba mbahaye ibyo mwashyira mu bikorwa mu buzima bwanyu byabarinda cyangwa byazabarinda mu bihe byo gucika intege, ku buryo ibyo bihe bitabatwara. Iyo uri mu bihe wacitse intege, icyo wafata ni uko ibitekerezo byawe bigomba kujyanwa ku rundi rwego rwisumbuye, ndetse umubiri na roho bikajyanwa mu mbaraga nziza. Nubwo muri sosiyete ibintu byihuta, twige gufata ku munsi amafunguro afite intungamubiri nziza, bya biribwa byiza umubiri ukeneye, bituma roho yacu igubwa neza, tukumva dufite imbaraga duhumeka. Bishobora kubaho mu buzima ko umuntu agira ibihe byo kutaryama bihagije bitewe n'intego afite muri iyo minsi agomba kugeraho, ariko ibi ntibigomba kumara igihe kinini. Ni byiza kuruhuka, kuryama amasaha ahagije, ukaruhura umubiri, ubwonko na roho. Ibi bituma utangira umunsi ukurikiyeho ufite imbaraga nyinshi, ugashobora guhanga, kurema ibishya, ndetse ukaba wahura na ya mahirwe yawe kuko uba uri mu zindi mbaraga nziza. Ikindi nakugiraho inama, fata igihe cyo kwibaza impamvu ufite icyo kibazo. Ibaze icyabaye ikitagenda, kuko iyo umuntu acitse intege nta bundi burwayi buri kubitera, haba hari ibibazo cyangwa ikibazo agendana ahora yirengagiza ariko kimugarukamo kiremereye roho. Fata igihe cyo kuruhuka ndetse no kwibaza impamvu. Yewe niba wumva ufite agahinda, iha uburenganzira bwo kurira, kandi wongere wiha uburenganzira niba uremerewe cyane ibibazo udashobora kubyivanamo wenyine, bwo gushaka ubufasha bwo hanze kuri wa muntu wizeye ugutega ugutwi ariko uzi kubika ibanga, cyangwa wa wundi uzobereye mu kibazo ufite abashe kugufasha. Wihita wihutira gusimbuza ako gahinda umuntu cyangwa ibintu. Urugero, uvuye mu mibanire urengejeho, ukomeje ubuzima bisanzwe,
ntiwafashe igihe cyo gutekereza kwitekerezaho, ariko uracyagendana agahinda nubwo utabiha agaciro kandi nawe urabizi. Igihe kirageze, bya bibazo udashaka kubona no kumva na ka gahinda bikuzamutsemo, utangiye gucika intege. Aho kugira ngo wihe umwanya wo gutuza, wo kuruhuka, wo gutekereza, uhise winjira mu yindi mibanire, mu zindi relation. Aha icyo nakubwira nuko ikintu kiremereye roho kidasohotse kiyinjiramo kikayiha indi shusho. Ibi bivamo za ndwara za twibanire n'imyitwarire igaragarira amaso y'abandi nk'idashobotse. Benshi muri twe twakuze twumva ijambo ngo tugomba kwihangana, kubyakira nta kundi. Ahandi ngo nta mugabo utaka cyangwa urira uwo ntaba ari umugabo. Aha ni ku bagabo. Nge nakubwira nti ntugomba na rimwe kwihanganira igihe kinini situation ituma buri gihe roho yawe igubwa nabi, muri wowe hahoramo amarangamutima y'agahinda. Uko roho yawe yangirika niko ubwonko bwawe bumenyera souffrance, bukabigira akamenyero. Ibi bikaba imibereho yawe kandi bigahindura ya mitekerereze yawe n'imyitwarire yawe. Abandi bagatera imbere, wowe ugasigara inyuma. Ubuzima butwifuriza ibyiza kandi ni bwiza. Uwiteka sibwo buzima yadusezeranije, ubwo buzima bwo kwihanganira ibitwangiriza roho igihe kirekire ntiduhumeke tugasigara inyuma. Yadusezeranije ibyiza. Niyo mpamvu mu bihe nk'ibi ari byiza kwicara ukisuzuma, ukareba niba nta ruhare ufite mu kibazo ufite, ikosa waba warakoze, icyo wirengagije, kuko nabyo bibaho, birashoboka. Niki Uwiteka se yaba ashaka kukosora? Aha ugomba gusubira ku Uwiteka, gusenga, kugira ya mibanire myiza nawe, akagusobanurira ikosa ushobora kuba warakoze cyangwa icyo ushobora gukosora mu mikorere yawe cyangwa mu mitekerereze yawe n'ibindi. Kandi ku rundi ruhande, vuga ibibazo uhabwe ubufasha, bityo ubone guhitamo ubuzima bwiza bugukwiriye. Nk'uko nabivuze ngitangira, ukuri uyu munsi muri izo mbaraga urimo birahinduka, ubifiteho ubutware. Ku rundi ruhande, ikindi nuko nubwo umuntu yaba afite byinshi byo gukora akumva ananiwe, gira imbaraga zo gufata icyemezo. Anga kwemeranywa n'icyo gitekerezo kikuzamo kikumvisha buri munsi kunaniwe. Fata gahunda uyikurikize mu cyumweru yo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyo roho yawe iruhuke, muri wowe hazamukemo hormone ahubwo zituma wumva unezerewe, zituma utuza kandi zikongerera imbaraga ndetse wihuze nawe. Kuko uko ukomeza kwemera icyo gitekerezo cya urananiwe, n'ejo n'umunsi niko biba akamenyero. Uko biba akamenyero niko gucika intege byiyongera, ndetse no guta icyizere cy'ubuzima bikiyongera, bityo ugata ya mishinga myiza wari ufite, ugatangira kwita wowe ubwawe. Ibi bikujyana mu kwibura. Ikindi cya kane, twige kwegera abandi, kubabwira amagambo meza atuma bumva baguwe neza. Ibi bituma natwe tugubwa neza, nubwo rimwe na rimwe tubikora tutabitekereje, ariko muzabigerageze mu gihe mwacitse intege. Ibi bituma tuvana ibitekerezo kuri twe, ntidutwarwe n'ibitekerezo bibi biduca intege. Urwo rukundo tubiba muri bagenzi bacu, mu bandi, ruratugarukira tukagubwa neza, tukumva twishimye.
icya gatanu, mu mbaraga nke umuntu afite, gira imbaraga zo kwiha uburenganzira bwo gushaka icyo wakora mu gihe wumva watangiye gucika intege. Ikintu gituma uva muri izo mbaraga zitari nziza ujya mu mbaraga nziza. Urugero aha naguha, ibuka za ntego zawe z'ibyo wifuza kugeraho, ugerageze gutera agatambwe, gukora cya gikorwa gito kikuganisha ku ntego yawe kijyanye n'imbaraga ufite muri icyo gihe. Urarangiza kugikora wumva nibuze uguwe neza, roho iruhutseho, biragutera ishema, maze buri munsi ugende ubigenza gutyo mu mbaraga ufite. Ngibyo bimwe by'ingenzi byihuse wakora mu gihe wumva wacitse intege. Nongera kukwibutsa ko iyo uri muri ibyo bihe ugomba gukora ku buryo ibitekerezo byawe bijyanwa ku rundi rwego rwiza rwisumbuyeho, ndetse n'umubiri wawe na roho bikajyanwa mu mbaraga nziza. Mbaye ngushimiye, uri uw'agaciro. Mufite ibibari ku mutima mwanyoherereza ubutumwa kuri 00 31 65 75 28 477. Subiremo 00 31 65 75 28 477. Funguye amaboko yombi mbashe kubafata ikiganza